Inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana turabasuhuje cyane, umugisha w'Imana ubane namwe kandi igitinyiro cy'Imana gikomeze kuba kuri mwebwe ndetse no ku banyu. Aho muherereye hose imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana gukomeze kugendana namwe mu nzira zanyu zose. Turanezerewe cyane kubw'uyu mwanya Imana iduhaye ngo tuganire amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima. Ugeze hano bwa mbere ndi Nyirabagenzi Alice, Mama Lionel, ujya wumva bavuga ni jyewe rero. Hanyuma rero ndagira ngo ukande subscribe wohageze bwa mbere kugira ngo ivugabutumwa ribera hano, amateraniro abera aha, ibihe byiza bibera hano nawe ujye ubikurikirana rwose. Imana iguhe umugisha. Hanyuma aho muherereye hose mwiyumvemo ikaze, abankurikirana muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mpande enye zacyo, umugisha w'Imana ubazeho. Hanyuma mwebwe munkurikirana muri hanze y'igihugu mu mpande enye z'isi, Uwiteka abahereza umugisha hakurya y'amazi. Mbega muraho murakoma, Imana ibashyigikire cyane. Abari mu bihe by'ubukonje Imana ibakavaringe cyane ntimurwara imisonga, abari mu bihe by'ubushyuhe namwe ntimuze kubura umwuka. Hanyuma twebwe rero twibereye mu rwatubyaye, kirima ni nziza, tuguwe neza noneho no mu buryo bw'umwuka ni bo. Imana ishimwe cyane rero, ndabakunda. Ushobora kuba ufunguye no video urwaye, Imana iguhe ubuzima. Ushobora kuba uyifunguye baraye bakwirukanye ku kazi, humura, umuntu ahomba ise nta uhomba shebuja. Iryo ni ijambo ry'ubwenge. Hanyuma rero wowe udukurikiye byagucanze siko bizahora, humura, kandi wowe udukurikiye uri mu nzira ugenda ugereye amahoro. Ndifuza ko umuntu wese ugeze hano yumva mu ikaze kandi akagubwa neza. Hani hahandi ugera unaniwe mu bwonko ukumva uraruhutse, hahandi ugera ushonje ijambo ry'Imana ugasanga rirahari, hahandi ugera ukumva ibihe by'amasengesho ugasanga amasengesho arahari. Gubwa neza rero, Imana ibahereza umugisha. Ndabakunda cyane kandi igitinyiro kijye kigenda ku mahema yanyu. Imana ibaha umugisha. Igitinyiro kijye kiba ku mahema yanyu, igitinyiro kibe ku bana banyu, kibe ku miryango yanyu, kibe ku mikorere yanyu. Kandi ndumva umutima uri kumbwira ko ibyiza biri imbere, kandi uhumure. Kuba uriho nicyo gishoro, kuba uriho uzagera kure, kandi uzagera kure hifuzwa n'umuntu wese uzahakubona. Ndagira ngo rero dutangire dusenga Imana, hanyuma niturangiza mbaganirize amagambo y'Imana ari gufasha umutima wanjye. Mana ishobora byose, ndagushimiye cyane, ineza yawe n'urukundo ntibirondoreka. Ngushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera. Ndasabye ngo ijambo tugiye kuganiriza ubwoko bwawe uriherekeshe ibimenyetso n'ibitangaza, kandi umutima ugiye kuryumva ubabaye wishime, kandi umuntu ugiye kuryumva aracitse intege yongeremo imbaraga y'ubutwari. Imbaraga zawe ziherekeshe iri jambo gukomera no gukora. Kandi ndagushimiye kubana n'umuntu wese uryumvise, ukuboko kwawe kwiza kukabana nawe muri byose, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, kandi ndagira ngo nkubwire ngo wowe ujye ufashwa n'amagambo ari hano, ujye ugerageza kuyasangiza abandi, ntukihererane ibyiza nk'ibi ngibi. Ndagira ngo rero tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani igice cya 30, turasoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Igitabo cy'Imigani igice cya 30 umurongo wa 15 n'uwa 16, twumve uko ijambo ry'Imana rigiye kutubwira. Haravuze ngo umusundwe ufite abakobwa babiri bataka bati mpa mpa. Hariho ibintu bitatu bitagira igihe bihaga, ndetse n'ibine bitavuga biti birahagije. Icya mbere ni imva, icya kabiri ni inda itabyara, icya gatatu ni inda idahaga amazi, icya kane ni umuriro utavuga ngo mpaze inkwi. N'ayo magambo tugiye kuganira
ubu hari umuntu wumvise aribwo bwa mbere basomye ijambo rivuga ku musundwe kandi ubu hari n'umuntu udukurikiye utazi umusundwe icyo ari cyo, yumva bavuga umusundwe ni agakoko kaba mu mazi. Niko njye mbizi. Umusundwe ni igikoko, ni agakoko gakunda kuba mu mazi, gashobora kuba kakwinjira mu muntu kakinjiramo imbere mu ruhu. Hanyuma rero ahangaha iki gitabo cy'imigani cyanditswe n'umugabo w'umunyabwenge kandi w'umuhanga witwa Salomo. Yavuze amagambo menshi y'ubwenge aryoshye muri iki gitabo cy'imigani. Tuzagenda tuyaganiraho muri iyi minsi, nzabaganiriza mu gitabo cy'imigani cyane, harimo amagambo y'ubwenge. Ubu rero ijambo tugiye kuganira icyampa rikagira ikintu rikubwira. Muri iyi minsi ndi kuganira cyane, hakazamo no kwigisha ariko hakazamo no kuganira. Mu by'ukuri Bibiliya iravuze ngo umusundwe wari ufite abakobwa babiri, bagahorana ijambo rimwe mu kanwa rivuga ngo mpa mpa impa impa. Uwo musundwe wahoranaga ayo magambo mu kanwa yo kuvuga ngo mpa mpa, niyo magambo tugiye kuganiraho. Ariko asoza kuri murongo wa 16 havuga ibintu 3 ndetse 4 bitagira igihe bihaga, bihora bivuga ngo mpa 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 mpa, impa 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 impa. Muri ibyo bintu bidahaga twumvisemo imva. Imva rwose irimbira iruzura, bakongera bagasubiramo, bakongera bagashaka irindi. Imva zigahora zivuga ngo mumpe nuriya mumpe nuriya mumpe nuriya, ntizihaga. Donc imva zihora zirangaye zisaba umupfu. Icyo ni icyambere kidahaga. Hanyuma ikindi Bibiliya yavuze ntari butindeho mu rwego rwo kutagira umuntu ukomereka ngo indi itabyara. Aha hantu sindi buhasobanure mu rwego rw'umutekano w'abantu bankurikira. Hariho n'amagambo y'Imana tujya dukwepa atari uko yatunaniye kuyavuga, ahubwo bitewe n'abantu batwumva kugira ngo bitabaviramo gukomereka. Kandi twebwe twaratumwe komora abantu, twaratumwe komora imitima ibabaye. Niko Bibiliya ivuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutsa imitima. Hakaba ngo n'isi idahaga amazi. Sindabona isi yahaza amazi. Imvura y'itumba iraza, y'ukwa 9, itumba ry'ukwa 4 rikaza, hava izuba umukungugu ugatumuka ukagira ngo imvura ntiyigeze igwa. Sinzi nimba muri no minsi mwaranabibonye ibi rero ukuntu bimeze. Imvura iragwa hakaba urwondo, ejo hagwa izuba hagahita hatumuka ivumbi ukagira ngo umwaka ushize imvura itagwa. Urumva isi ntigihaga amazi. Hanyuma Bibiliya yavuze ikindi icya 4 kivuga ngo n'umuriro utavuga ngo mpaze inkwi. Ni ukuvuga ngo iziko ntirijya rihaga inkwi. Naryo rero rivuga ngo mumpe myase, mumpe amakara, mumpe gaze, mumpe mpa mpa. Aya magambo rero birashoboka ko usanzwe uyazi, ariko hari ukuntu umwuka wampishure tugiye kuyaganira. Kuki umusundwe wari ufite abakobwa babiri bose icyarimwe we? Ngo bose Yesu we, bose ngo bahoranaga amagambo y'inifomo mu kanwa. Ndababaye. Bose uko ari babiri bagahorana amagambo y'inifomo mu kanwa avuga ngo mpa mpa. Tugiye rero kuganira, ariko nshaka kuvuga ku kanwa gashima. Ndashaka kuvuga ku kanwa gashima, nkavuga no ku kanwa gasaba.
muri kamere y'umuntu sinzi impamvu ahoramo guhora umuntu asaba, kandi iyo umuntu ahora asaba niho hazamo no kuganya, niho hazamo no kuganya. Iyo umuntu ahora asaba niho hazamo n'akakantu ko kutanyurwa, iyo umuntu ahora asaba niho hazamo n'akakantu ko kwiganyira, iyo umuntu ahora asaba niho hazamo n'akakantu ko kudahaga. Ariko Bibiliya ivuze ibintu bitatu ndetse bine bitajya bihaga. Ndashaka kuganira rero n'abakristo bari hano bankurikiye, cyane cyane abaporoso bakunda guhoza mu kanwa kabo ijambo rivuga ngo ma. Aha turaza kwerekeza ku Uwiteka, ku bantu bahora basaba. Abantu bahora basaba rero ndumva nanjye yewe mbagendereye aya masaha umwuka bantumyeho ngo nze mvugane n'abantu bahora basaba, bahoze ijambo mu kanwa kabo mpa. Nanjye ubabwira ibi ngibi yewe Nyirabagenzi Alice, nanga umuntu uhora unsaba. Burya nushaka gutindana n'umuntu ntugakunde kumubwira ibibazo byawe. Iri ni ijambo ry'ubwenge nshaka kuganiriza abantu bankurikiye. Nugira Imana ikaguha inshuti, kaguhuza n'umuntu w'umumaro, kaguhuza n'umuntu ufite n'amafaranga pe, ukabona Imana iguhuje n'umuntu, mu kanwa kawe uzirinde ikintu cyo kumusaba. Iyo ushaka ko umuntu akuvaho musabe, numusaba arakuvaho. Ngiki kintu gikuraho umuntu. Iri jambo Mana wamfashije aba bantu bakumva icyo washatse kuvuga, kandi kuri kuvuga ndi kubyumva. Yewe uri kubabwira iri jambo mu buzima bwanjye, nanga umuntu uhora unsaba, simbikunda. Kuko atari uko ndi igisambo, ndatanga pe. Ubu mumbona ndi mu bantu 5 bagira ubuntu, ndatanga ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, ndabitanga. Ariko sinkunda umuntu uhora unsaba. Imana rero muri iyi minsi ifite ikibazo, ariko kitayihangayikishije kuko ntikennye, nta nubwo iguza, nta nubwo yitabaza amaboko y'abantu. Ariko se kuki ifite iki kibazo ikaba yantumye ngo nze mbabaze impamvu muhora musaba? Abakobwa 2 b'umusundwa bose bahora imbere y'Imana, bahora bavuga ngo mama. Abantu mwese muri groupe imwe muhora musaba ma. Ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kugeza kuri bonane na Noheli mugategura amasengesho ayo mu butayu mugiye gusaba ma. Mugategura ayo mu buvumo mugiye gusaba ma. Mugategura mu cyumba cy'amasengesho muri ma. Mugategura ayo kugenda muri mana. Mu butayu aho wagiye gusaba ngo Mana mpa inzu, Imana ikayiguha, ugahorana n'ibindi ngo mpa n'amashuri, ugahorana mpa n'ibyo kwiriramo, mpa n'intebe zo kwicaramo, mpa. Mbega ibintu bisitresheje, ibintu birasitresheje. Nuko Imana itagira stress. Ariko ndumva ashaka kwivuganira aya masaha ku bantu bahorana ijambo rivuga ngo mpa. Kandi ibi bintu mu bitekerezo mu byumve, turaza gusoza twese dupfukamira Imana twigaya. Turaza gupfukama twese dusanga twarakabishe mpa.
iminsi yose kuva ukiri umukobwa kugeza ugeze imyaka 50 60, haba ari umuhanuzi uhaye icyifuzo ni impa, haba ayo amasengesho witegure ku giti cyawe ni haba ay'ibyifuzo byo mu giseke haba handitseho haba igihe bavuze bati tugiye gusengera ibyifuzo haba n'igihe batanze umwanya ngo buri muntu aze hano afate mikrofone ashima Imana, hakabura n'umwe ari ku gihe cyo gusaba mwese ngo ibi bintu birasiteresheje no kuri kwe Mungu. Hari ibintu bitajya bihaga. Ubu tugereranywe n'ibi bintu bibiravuze, tugereranywe n'imva zidahaga, tugereranywe n'amaziko adahaga, tugereranywe n'ubutaka budahaga imvura. Ubu kweri abantu nkamwe bakuze bazi ubwenge, abantu Imana yahaye umugisha, tugereranywe n'ibi bintu koko. Bani Imana yahaye kubyara, muzajya muhora mugaruka ngo mpa n'umukobwa, noneho me n'umuhungu, nyongero. Ubu Imana itugereranye n'ibi bintu yavuze, tujye duhorana ibintu bya mu kanwa, akanwa gahora gasaba. Ndashaka kukubwira uburyo gatabarwa gake pari raporo n'agahorana amashimwe. Akanwa gahorana amashimwe kumvikana vuba mu matwi y'Uwiteka, kumvikana vuba mu matwi wakugiriye neza. Akanwa gahorana amashimwe kumvikana vuba mu maso y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Akanwa gahorana amashimwe kumvikana vuba kuruta akanwa gahorana ibyifuzo bya n'ibimana. Hari abantu basiteresheje muri no minsi, bahura imbere y'Imana basaba kuwa mbere mama, kuwa kabiri mama, nyongera kuwa gatatu cyumweru kigashira ari ugusaba. Mu cyumweru cyose akaburamo umunsi wo kwatuza amashimwe akanwa kawe y'iby'Imana yaguhaye. Hakabura indirimbo mu kanwa kawe, icyumweru kigashira hakabura indirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzino ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ubu twemere sisiteme yawe mbi ihora mu kanwa kawe, ihora ivuga ngo ntumiteho mukiza awe, umva uko nganya. Yesu we, umva uko nganya. Uhora uganya, uri mama maganya, uri papa maganya, uri maganya, uri nyiramaganya, uri se maganya. Mana itugirire neza cyane, Mana iturengere. Harya ubu nta n'iminota 20 wajya ufata ukaza imbere y'Imana ushima ko ariko Zaburi 100 ivuga ngo mwinjire mu marembo ye mushima, mwinjire no mu bikari bye muhimbaza. Kwera ubu nta n'umunsi wazajya ugira imbere y'Imana ukahaza uje gushima. Ibi bintu tubyemere, tubisasire, twemere ko ari byo kweri. Ibi bintu tubyemere ko ari byiza byo guhora umuntu ari muri Mana itugirire neza cyane, Mana idufashe. Akanwa ka Hana kigeze kugaragaramo amagambo yo gusaba, kandi Hana ari mu bantu basabye neza. Hari abantu bazi gusaba banahiga umuhigo. Ahantu ndahatinda. Hari abantu b'abana beza mu gusenga, bajya imbere y'Imana bagasenga, bagasaba bahiga umuhigo. Nubona umubabaro w'umuja wawe, kama umwana w'umungu nanjye ukagaragaza uruhare rwawe mu gihe wasubijwe. Uribuka Yefuta ajya kurwana n'abanzi,
uburyo yavuze ati Uwiteka nungabiza ababisha banjye nkabica nkabarangiza nanjye ikizatunguka mu rugo mbere nzakiguha. Aka kanwa gasaba cyane cyane akabarokore kuko nibo mvuga nibo mbamo nibo nzi, ni na gake cyane gasaba kakatambikamo umuhigo. Akaba ari nayo mpamvu akenshi amasengesho yanyu akunda gutindamo gake muri tekinike, akunda kuzamo ikibazo. Mwashyizemo ikibazo muri tekinike cyo gusaba gusa, ntugaragaze uruhare rwawe. Imana niguha uzakora iki? Niguha ibiryo uzakora iki? Uje gusaba ibiryo, ntunavuze uti Imana mu gihe ngitegereje igisubizo cyawe cyiza mbaye ngushimiye, ariko numva ibiryo nanjye nzamenya abashonje. Uyu muntu usaba akagaragaza uruhare rwe, iri sengesho riraryoshye. Ariko sinjya mbyumva kenshi mu bo ngendana nabo, nta bantu bajya basenga ngo barambikemo umuhigo. Kandi iri sengesho ritambitsemo akantu k'umuhigo, ni ukuri Imana iraryumva. No mu mwana w'umuhungu nanjye Imana ikunda uruhare rwawe. Niguha amazu nawe uzagira uti mbega niguha amazu uruhare rwawe ni uruhe? Imana niguha amazu nigukura mu bukode. Donc uruhare rwawe ni uruhe igihe Imana izaba yarakwambitse imyenda y'amabara yawe yose? Saba imyenda ariko ugaragaze uruhare rwawe numara gusubizwa. Niko Uwiteka abwiye Abisirayeli avuga ati nimumara kurya mugahaga maze ntimuzanyibagirwe, ntimuzibagirwe. Hariho ababembe bamwe Yesu akijije ngo bamusanze ahantu yararimo akorera umurimo wo gukiza mu rusengero, ngo baza ari ababembe 10 baje gusaba ubufasha bwo gukira. Bibiliya iravuga ngo bakigenda barakira, no kuvuga ngo bagihindukira batararenga aho babibwiriwe barakira. Bakize 9 ntawe uzi aho barengeye, Bibiliya ntigaragaza aho barengeye. Umwe niwe wagarutse gushima. Mu cyumba cy'amasengesho mu myaka tumaze, twagerageje kwigishwa ko amashimwe ari byo biryo by'Imana. Ese nimba amashimwe ari byo biryo by'Imana, ubu ntabwo wicishije Imana inzara? Reka tuvugishe ukuri, nimba koko amashimwe ari byo biryo by'Imana, ari cyo kigabo cy'Imana, ubu mu bantu bicishije Imana inzara ntabwo urimo mukobwa, urimo pe, kuko uhora usaba. Hari abantu bazi gusaba we, Mana mu mugabo na Mana nkorera ubukwe bwaba, Mana mpora urubyaro rwaboneka, Mana mpenzi wo kubamo yaboneka, Mana mpamena aya. Nturaterera umusozi n'umwe ngo uterere ujyanywe no gusenga isengesho ryo gushimira Imana, uvuga uti Mana ndagushimiye. Aha niho nagusengeye cyagihe ngarutse gupfukama nteye mwivi ngushimira ibyo wakoze. Kandi no mu gushima Imana hari ibindi bintu nkemangwa bindya ahantu, hari ibintu nkunda hari ibintu bitari byiza no ku bantu bashima Imana ibyo yabakoreye. Hari abantu b'indyarya mu gushima Imana. Iki kintu namwe musigaranye akantu ko gushima, si rwose, niko Bibiliya ivuga ngo si rwose. Impamvu atari rwose ni iki? Nuko imishimire yanyu nayo ntiryoshye, ntabwo iryoheye Imana. Niryoheye n'amatwi y'abakwicaye imbere, ntiryoheye n'amaso y'abakwicaye imbere, nayo ntiryoshye. Uti gute? Umuntu arahagarara imbere y'abantu agashima Imana ko yabyaye ndetse neza, ngo nta mudayimoni w'icyuma wamugeze ku nda,
agashimira Imana uburyo byagoranye kugira ngo abyare, agashimira Imana yambaye igitenge gishyashya, agashimira Imana yaje amatama ari amatama, agashimira Imana yewe agafata n'iminota ihagije agashimira Imana, yarangiza ngo kubw'ibyo bintu byose yakoze ngo nagira ngo abadamu ngo bayimpere impundu, ngo abagabo ngo bayihe amashyi ya spesiyale, ngo kubw'ibyo bintu yakoze. N'imishimire nayo irimo akantu k'ubuyuku. Uzi umuririmbyi w'icumi waririmbye ngo shima umwami wo mu ijuru, ntanga ibyo mushimisha, nari mboshye arambora, nari ndwaye arankiza, tumushime 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 nyirigira uhoraho. Mani tugirire neza cyane. Ndi mu minsi yo kwigisha cyane kandi hari impamvu. Turi ku kanwa gasaba n'agashima. Agasaba gafite akavuyo, n'akanwa k'abasaba nibo benshi. Hanyuma n'abashimisha iminwa nabo bashatse kuba benshi, abashima bagatanga n'ibyo bashimisha nibo bake. Kuki ariko aka kantu no kubera iki? Ni bwa busambo, wa mururumba, kwa kuvuga ngo ntongera ngakena, ntongera nkasubira mu gice cy'ingunguru, bitumye ushima Imana nk'ingayi. Uzi kugira ngo Imana ibe yaragufashije ukiga ukagera kure mu bindi bihugu, kaminuza, bigoye ukabona amaburse, kubona itike y'indege bikaba ikibazo, ariko bikagorana ariko bigakunda. Wuzura umwuka wera, uririmba, uzi gusenga Imana, ugira ibihe byiza, ukagenda ukiga ukarangiza, ukiga uri muri makaye, ubwenge, igikundiro, amashuri yarangiza uri muri Imana iragufasha ararangira. Ku munsi wo kurangira, dore ku munsi wo gushima sasa, mashimwe yanyu nayo arimo akabazo. Uyu muntu wize muri ubwo buryo, wabonye n'akazi, watangiye kurya imishahara, dore imishimire ye ni ukuza agashima Imana, ntatinya kuvuga ngo bahe Imana amasari, ngo navuze ibwiye Imana ko nzazunguruka inshuro 3 mu rusengero niruka. Oya pe, oya rwose, ibyo bintu biraciriritse. Imana yakoze ibyo ntabwo ikwibyo. Iyo ni imitwe, ni imitwe y'abaporo, ni imitwe y'abapene rwose. Uyu musundwa wari ufite abakobwa 2, ariko ndebera Imana ifite itorero, riyowe n'umushumba ufite abakristo nk'igihumbi, bamaze icyumweru ahantu basaba gusa, bamaze ukwezi ahantu, bamaze amezi 5 ahantu basaba gusa, utumva akanwa gashima. Nyumvira nk'iyo misundwe, mwagereranijwe n'imisundwe. N'uyu musundwe wari ufite abakobwa 2 bahora ngo ndashaka ko dusenga, nshimira umugabo umwe witwa Aburahamu wafashe umwana akajya kumutamba Isaka, ariko nanamunengamo akantu gato cyane ko gufata umwana akamujyana atabwiye nyina, aza ahantu umwana yavuye. Tuzajya tugira igihe dushima abantu, tunabanengamo akantu kababayeho. Kari agakosa niko Aburahamu yakoze, karambabaza.
nitunahura nzabimubwira. Agatinyuka agafata umwana aza ahantu yavuye akamutsimba akajya kumutamba ngo ni ko wahigiye Imana, atabwiye nyine, usibye ko nyine atari kumwemerera. N'ukwizera kwa mama we nuko nyine aramujyana umwana, atangira kubaza ati ese papa ko mbona inkwi naho gutambira igitambo kirihe? Avuga ijambo ririmo guhanura ngo Uwiteka arishakira igitambo. Afata umwana aramuhambira ashyira ku gitambo, arahambira neza, azamuye inkota agiye kumurangiza. Uwiteka aramubwira ati Aburahamu we, kwizera kwawe, ishimwe ryawe, agaciro wahaye ibintu nabibonye, dore ngiri intama yafashwe hariya, hirya ahantu amaso areba hari intama hari yafashwe. Uwiteka aramubwira ati bari utamba. Umwana bararokotse, ariko sinzi ukuntu ari gutunguka imbere ya madamu wamubwira ngo umwana namutambye. Uyu mudamu ntabwo bari gukiranuka. Uyu mudamu umeze nk'umunyabutare. Sara Uwiteka yabwiye ngo undi mwaka nk'iki gihe uzaba ukikiye, agakubita agatwenge. Bamubaza bati kusetse, ati sinsetse, akazanamo akantu k'ubunyenduga ngo sinsetse. Wari kumuzanaho ngo umwana ndamutambye? Aburaha urakaze kabisa. Ariko ndamushimira ko yafashe igihe cyo kuvuga ngo ngiye gushimira Imana. Iyi Mana irashaka ko muri no minsi mujya mugira n'iminota yo kwishimira ibyo yakoze. Wishimira amashuri wize, wishimire izo ndubyaye zitaguhitanye, wishimire ayo mafaranga ubona wishyura ku kwezi, wabonye inzu uyishimire ko yakugiriye neza ukabona inzu, wabyaye ibitsina byombi uyishimire, muyishimire, mujye mufata igihe cyo kwishimira. Akanwa kanyu kuzura amashimwe, kuzura amashimwe. Ndashaka kuzategura amasengesho y'amashimwe, twamara icyumweru, twamara iminsi 10, twamara iminsi 3, bizaterwa. Dufate igihe cyo gusenga amasengesho y'amashimwe gusa. Buri muntu ajya aterura ikintu Imana yamukora kubitaho, akizana ikintu Imana yamukoreye tugikomangisha. Nimushyigikira mu byandika muri commentaire, nyategure y'amashimwe, muze kureba uburyo mufite amashimwe amenagura ibirere. Uze kureba uburyo nubwo umaze Satani yaguteje guhora uvuga ngo mama, uze kureba uburyo ufite amashimwe amenagura abazima gahanga. Kadusenga Imana, Imana itugirire neza cyane. Wowe iri jambo ritsinze, ndakwinginze uce bugufi ubwira Imana uti Mana, mbabarira kuko naranzwe, nagize ibyapa bindanga byitwa mpa. Naranzwe n'ibyapa bihora bivuga ngo mpa. Byibuze ufate igihe cyo gushimira Imana. Reka dusenge. Imana ishobora byose, duciye bugufi abato n'abakuru, dusabye imbabazi. Dusanze twararanzwe n'amagambo yo guhora gusaba bitwibagiza ineza yawe. Guhora dusaba, akanwa gahora gasaba, kibagije amaso abona amashimwe. Tubabarire Nyagasani, uca inkoni zamba, twibutse iminsi yacu ya kera, aho tugeze haranejeje. Twibutse ibyo yadukoreye, ibyo dukoreye biratunyuze. Urakoze Nyiringabo, ndagushimiye Mana y'amaboko. Sinaryo rihabwa icyubahiro, kwiri jambo ribamo tuvuna imitima y'abantu baraha. Mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Shalom, shalom. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen, amen, amen.